Mana yanjye akazi ko muri urugo kagiye kumpitana urugo rwanjye nyine se koko ariko se hari ubundi doze isafuriya ngo nteke biryo byanjye nyine kaniyumvira abana banjye ko bagezeyo amahoro baragiye ntibanamvugisha mama subu bagezeyo wa mana we koko kamba ba telefone we yo iciye mama nushimye yo Ego Magorwa mwana wanjye uraho mwana wa uraboneza mu mwiza mwageze amahoro mwana wa twageze amahoro Imana ishimwe cyane Olivier sameze ate muri umuna wawe akomeje kwigira imbobo y'Kigali oya ariko byihorere ntugahite umubwira ko ari imbobo hari igihe biba byageze nyine n'ibibazo bikavanga umugore wawe se wameze ate mwana wa mama nkuko nabikubwiye rwose ushaka gukomeza kumbera rubite oya ariko mwana wanjye humura rero hari igihe ugira ngo byagucikiye ariko ibintu byose bigira iherezo humura none se ako kuzukuru kanjye ko kameze gate nako karaho kameze neza nta kibazo gafite karimo karajya kwiga ako mama sinze kukubesha n'umukuru ngenza ukana n'ukomeza Ngana nta mugabo wahukana nyawe sa nta mugabo wahukana urumva ahubwo naye ndi mu gutekereza kubera ko imyaka yose naye nayisaruye nayishyize mu rugo Nuriya mushumba Olivier yari yazanye nabonaga arimo kwita kuri ziriya nka natekerezaga ngo wanyaruka nkaza nkabarebaho i Kigali ari Olivier uwo nguwo nubwo wamunsabye ngo mube muri kumwe nifuzaga kumuganiriza n'uwo mugore wawe nkamuganiriza mwana we rega burya urugo rugirwa ni kuganira yaba uzazirebe ko hari icyo wabihindura wote uko ngenda naniwe kandi ngiye urabizi rwose nsigaye nikubira n'uriya mukobwa ngo uramuzi nawe uramukwereka umwe nazanye wawe ndi ngo ni miri niba ari mira niba ari inde miri bamwita miri uyu wo kwa Simoni hano hakurya ya Gacyamo burya nubwo wamunyeretse rero burya abakuru turareba ariko ntituvuge reka nzabanze mpagere mbere yo kugumya kumwinjiramo cyane nzabanze ngera aho ngaho ndebe urwo rugo rwanyu tunaganire mwana wanjye hari igihe wasanga urugo rwanyu atari n'ibintu biremereye ahubwo ikibazo ari uko mutaganira nta nubagira inama sawa i Kigali ubundi hari ababyeyi bahaba baganiriza ingo nk'izo ngizo abakure mfite ababyeyi b'iki gihe nabo batakiganira n'abana babo mwana wa reka nze nzaze mbarebe ngiye hari udutoki nari mfite mu murima sibyo reka mvuge baduteme nshakisha ukuntu nanyaruka mpagere koko sinumva ukuntu umwana wanjye yananirwa kubaka oya mama iby'ibitoki by'ibirori kuza i Kigali nta kibazo rwose iby'ibitoki by'ibirori ntabwo nshaka kukuvunisha ngo mama agiye kuza sharika njye kurabura kariya kabisa none nawe mbonye amaze kuba n'inshuti yanjye ariko uretse kuba ugendana n'uriya mwana uriya wo hakurya hano uretse uba uri kumwe n'umugore wawe nzabanze ngera aho ngaho sibyo nta kibazo rwose mama wowe uzaze urebe ibyo ushaka
wanjye nta kibazo njye ushaka kuruhanganite. Yego mwana we ihangane bitarenze ejo nzaba nanaje ubwo mbujije gutara ko gatoki sibyo humura humura komera na Olivier umubwire ko nzaza ejo sawa ngaho Imana ibarinde. Ni karibu mama ndagukunda. Ndabakunda cyane bana banjye ndabakunda muhumure. Sawa. Nawe uko ku mwana wanjye ariko wa mana we ibi bibazo ingo z'iki gihe mana nshoboze ejo nzajyayo. Ibi byo reka mbireke ubundi ndabiteka ngo bimarire iki abana banjye batabayeho shaka bitakara. Nibyo mama wanjye naze areba uburyo mfashwe nabi muri uru rugo, ahubwo reka njye kureba mbere mubwire ukuntu mama wanjye agiye kuza duhita dutandukana na kiriya kigore twibangire. Keri uzi ibintu kubayeho? Uzi ibintu kubayeho? Ni ibiki nyine? Ese kutavuga? Ntabwo bizi. Ibiki nyine ntabyo nzi Kigali none. Yamaze. Inde? Mama aje Kigali. Uza amahana agira. Nyoko wande wawe. Mva hano mvangwira. Ngo ngwinde? Mama wawe. Kanabwira. Mabukwe. Uzi ibintu kubayeho? Mama agira amahane ahubwo. Gira amahane so yayandusha. Reka rero nkugire inama ahubwo. Umuhungu. Vuga wanyigire nyine gira nyine. Uzi ibintu byawe none by'amahane. Mabare akanya bigabanye. Kuko mama amahane agira none arakwicuza ko bagiye kuba none divorce. Ende ba divorce. Uribuka tujya gusura mama? Ndabyibuka. Uribuka tujya mu cyaro gusura mama? Nta kibazo ngende bite nitonda. We ntabwo bizi. Neza nyine cicika wumve. Umva se ibintu byawe na Fabo. Cicika kubanze wumve. Ugomba byose kubireka. Mwana uzi ko bashaka kugwa divorce. Cicika kubanze wumve ndahita nitonda we nugeye kibazo. Wibuke ko Magorwa afite miri. Cyazo cyane nanu kuvanga amadosiye. Ubuze ko tukiri ku kibazo cya wereka gusara. Turi ku kibazo cya mabukwe miri ajate. Inama zihe se biraje. Nyamara aragukura. We nta n'ubuzi. Urabizi nawe nuko njya mbona utumva ari mwe. Umusazi ngewe urabizi. Nyamara kera ndi kukugira inama. Nititwara neza. Mirera gutwara umugabo. Ntabwo ibyo byashoboka. Ubwo tugenda tujye kwitegura. Sinkugira inama kaya. Tugenda tujye kwitegura. Sawa. Ngende utaranyisira amapo nakugira inama. Ngenda cyangwa ugaruke. Ubandimwe inshuti dese Magorwa Magorwa urananiwe isi ni yakubereye shyashya. Mubera sheri wanjye nkuzaniye amakuru meza. Yongera umubere. Umva ngufitiye amakuru ashyushye noneho. Wallahi ongera umubere. Umva. Amakuru se yena yahe tunyusana. Nkuzaniye amakuru mama wanjye agiye kuza i Kigali. Agiye kuza uribuka bya bindi twaganiriye ubushize. Ndabyibuka. Agiye kuza divorce ubu ngubu igiye tugiye kwibanira no kuri kwimana. Tugiye gutandukana mama wanjye agiye kuza i Kigali. Mano ntabwo nabyize. Ongera umubere we. Mana ndi kumva nahita narapfa we. Ndi kumva nahita narapfa. Wari ibyishimo. Amako nawe cyumvekera. Ayiwe. No kuri kwimana. Nese mwabiferifiye neza. Neza. Byari se. Wimvugisha amagambo make. Mama wanjye ubu ngubu tuvugana agiye kuza. Divorce duhita twibanira. Wakiriya mugore. Uriya mugore ndamwanga. Mana urakoze gusubiza amasengesho yanjye. Urakoze gusubiza amasengesho. Uziko no bushize yanyirukanye ninjye uzazana no kuyimusohoramo. Umva ibintu yankoreye. Sha nzamukubira. Nukuri. Wimago cyazunzaniye ngo nziza. Ubu nshaka nahita nisubirirayo kuko igisigaye kugira ngo twibanire amasaha ubundi kuyabarira ku ntoki. Nukuri. Ayiwe. Nta bintu binshimishije nk'ibi. Nese ubundi wahetse kugenda ukabanza ukaza mu nzu ko nari nahishije twanze twajya kurya. Nta kibazo.
mwana we Magorwa ni wapi? Mana yanjye Mana ishobora byose, umwana wanjye Magorwa ubuzima bwe ibibazo ahora, ariko ubundi biri banga mbitse imyaka 30. Ngiye kuribwira umwana wanjye kuko rishobora kuba ari kimwe mu bimuteza impagarara afite. Imyaka 30 uriya mwana ibibazo byo iri banga riraremereye, ariko ngiye kurimubwira ninjyayo nzabimubwira.